ibara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo. Samga bani gende. Sina kumubwira bani gende. Ugiye? Agengiye mu. Ariko uburanze uvuye mu ishuri neza ngo wararose. Ninde sakuwe kumvuye mu ishuri? Ubu sugiyeyo. Ngugiye kujya buri gushakisha ngibintu warose. Usikugiye kugira nk'abo barokore ngo bareretswe. Mama mfite ibintu byinshi cyaka kumenya niba ari ukuri. None se urashaka ibiki bituma wica gahunda? None se ari gahunda zawe nishi? Uri murazica nyine. Nzishaye. Nimba mugushize mu ishuri ngo Hey. Uvuze? Kandi reka nkubwize ukuri. Nurabe ibintu urimo kwiha gukora. Ukaba urimo kwanga kugendera ku byo nkubwiye ngo wararose. Ngaho. Ubwo buri munsi uko uzajya urota uzajya uhindura indi mishinga. Sawa. Uhinja butoto mubuki. Uhinja nyine ko. Nese umuntu uri gukora iki? Wajya ufata igikombe ukabikira bigomba kuba uhanagura wabibitse. Ibintu byose urabishyira ku murongo warangiza ukabona. Urahanagura ugenda wiza. Wari ugiye kubyoza ntabwo byogeje warangiza ugahanagura ukabisubiza uhanagura. Ugera ku byose urakabije. Ubona bisa naho ntabwo wuzuye. Nduzuye. Ntabwo wuzuye. Nduzuye. Ntabwo wuzuye rwose. Simpara akazi neza. Ntabwo wuzuye. Ukora akazi neza. Ntabwo ndahagaje neza mu kazi. Waje gukora cyane. Gukora akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo ari nk'akayi n'akarugo. Guteka, gukoropa, koza ibyombo, gusukura mu nzu hose. Urumva akazi kakuzanye. Hanyuma si uyu munwa wawe ugenda uvuga vuga ibitakureba. Uba wigeze uvuga hari umuntu uhagaje. Hari wigeze uhagaje umunwa wawe. Ntabwo navuze iki. Nta kintu wavuze. Ntacyo navuze pe. Ubwira ubwabo bwawe. Hano nta n'iminsi itatu afite. Wa mukobwa ejo mwabona amubwira ngo nta n'uwo nabonye. Ye? Nta n'uwo nabonye. Nta mukobwa wabonye nta mukobwa ejo mwavuganaga. Ntawe pe. Umva rero kubwire. Iye gasupu ubwa mbere n'ubwanyu. Nongera kumva ubunze umunwa bwe hano mu baturage ugenda uvuga ubugambo butakureba. Ibya wavuze ko ushinzwe iki? Akazi ko mu rugo. Gukora iki? Koza ibyombo, gukoropa, kumesa. Urumva hari ubugambo burimo? Oya. Hari akazi k'umunyamakuru twaguhaye hano? Oya. Hari ikintu ushinzwe uretse koza ibyombo no gukoropa? Oya. N'ubwanyu. Numva ujya uvuga ubugambo ubunza ubugambo hano. Ako ubundi nimba umuntu agutumye arakubwira ujya guhagarara mu muhanda uvuga nta kintu nigeze mvuga. Nta kintu nigeze mvuga. Mvuga urusorekane bagana. Mwese navuze iki? Unyitondere njyewe. Njye nakoze iki? Njyewe mashaka ngo nimba umukozi mubwiye ngo ukore iki ari cyo akora. Nimba gutumye ku muhanda ujya ku muhanda uzana ibyo gutumye kugenda uvuga ubugambo. Wowe ntabwo niwe watera umunyamakuru hano mu mudugudu. Oya. Barakuzi se? Oya. Niba tuzashobokana se.
ako se bana ubwo wagarutse ku ishuri koko aho ngaruka kugirana neza ishuri wariretse bana ntago naretse ariko nzagaruka nimbishaka riri kumbo ubusubu mani ndakomeza nibyo udahari ubu urumva ishuri bana nibyo ndimo mwana ndi ku ishuri ndi gukora research uri ku ishuri ahubwo stress yakuntumye nagendere kananira adoro akose mwana umva nkubwire bro umva kuri kubwira mba numva ari danger ariko ubundi ngewe sinzi niba abantu babaho cyangwa batabaho ndashaka kureba abantu nabonye mu nzozi umugore nari mfite mu nzozi niwe nshaka ubundi ngewe naho rekane nuriye ese uyise umwanga abo sinigeze mukunda wise umureka mani kubera inzozi cyarekana nawe mwana bro gusa inzozi nizo zigiye gutuma ureka umugore wawe ikintu mana ikintu ngiye gukora kubera aka kanya ngiye gutangira gushaka buri umwe wese yuko namubona kandi bari abantu bashobora no kuba babaho ese ngiye ko turi kumwe kandi wambwiye ko wandose nkuko nyine nawe nakurose imana niko n'abandi bashaka kuba babaho rero utegereza ikindi kandi nzaza ku ishuri nimbishaka si sawa nutababona se ntabwo uzagaruka ku ishuri ndababona birangiye nyine nimbabura nzamenya ko ubwo research yanjye hanze se kubizi ko ari wowe tuba turi kumwe ku ishuri buriya nzaza mani ivumiriye Mangaraho. neza Neza. amakuru Ndakuni neza. hari Murakoze. biteze Ni byiza. nkuko daheruka hano se Banatwaye n'amasomo. biragenda se uzatsinda No gusenga. Gusa nyine mbarumva nyine byumva ariko hari igihe mbona rizatu ukabona uratunguwe. nibyo uzagerageze Ariko Yvan ntare kuza ku ishuri muri iyi minsi. Sinzi ikibazo afite kuko ndumva amaze iminsi rwose ntamubona ku ishuri. Chaka mwana wanjye nanjye agahinda kagiye kuzanyaca Ni amahoro se? genda gusa nkayo kuko nta wapfuye nta n'urembye cyane nyine genda gusa nk'amahoro ariko si amahoro neza Ko nteye ubwoba. umushuti wawe rero ngo iyo ntangiye kuvuga iyi nkuru ndanaseka n'ubwo wenda nambabaje ngo yararyamye ararota ngo arota abantu ngo arota abyara ngo arota ashaka ngo arota ngo afite umwana ngo arota ngo afite undi muryango ngo ari ngo uraseka None se ibyo byamubushije kwiga? ngo muri izo nzozi ngo wapfuye kumubonamo ngo ni njyewe ngo none umwana yarasaze ngo yirirwa ashakisha abantu yarose bose mbebonye muri izo nzozi yirirwa higa yarirutse ngo ari guhiga abantu yarose n'ubu ntawe uhari Ubwo se kandi noneho urwego agezemo niyo ubanza niyo wazana umusekirite yamuvunagura agasimbuka akajya gushaka abantu yarose n'ibyo yarose no. Ntekereza ko wenda duhuye namuturisha twaganira bigashira. ubu se ugira ngo aracyakwitara cyane kutekereza arimo arashaka abo yarose ngo nibo bagore be ngo kuko ngo baranabyaranye ngo abo yarose muri izo nzozi wagize ngo hari gahunda n'imwe mufitanye Naga Yvan yabikora nago. shabyihorere Ntekereza ko atabikora nago yanyibagirwa. kwibagirwa se ubwo aracyanagutekereza mwanza n'isura yawe nta niyazi kuko mu nzozi ntabwo wari urimo yambwiye ko mu bantu yarose utarimo umuntu ngo muri izo nzozi yapfuye kubonamo ni njyewe na wa mwana wundi mwigana nimba ari yarani yewe umwe wa muhungu muremure w'igikara nibo bantu bonyine yabonye muri izo nzozi abandi bose ngo ari kubashaka ntiyarose se ntiyarose mwene nyina ntiyereka da Ntakitwa na telefone. nkubwiye ko ari guhiga ngo izo nzozi ziwe umwana wanjye baramuruzi
niba wenda araryamye akarota ubwenge akagira ikitakaramo ahubwo se aranaguma hamwe basi ngo umuntu arebe ko yamukigeza n'umuganga arebe ikibazo afite ubu yagiye no kutaza kugaruka bigeretse no kugaruka hano nijoro narabashije kwicaza hasi ngo mugire inama umwana yarananiye ubu icyo ngiye gukora wenda nuko zahamagara se akagira icyo afasha ku bintu bimaze kundenga ubwenge no ariko ntekereza ko mugize amahirwe agataha wenda mwahamagara umudokiteri akamusanga ahangaha ubuse nta munsi nabyuka muhendahenda umwana wanjye se waretse tukajya kwa muganga nkareba ko hari ikibazo ufite kirimo gutuma wenda kigukoresha ibyo byose reka da njye nararose reka da njyewe yaba mukuru we nta muntu n'umwe ashaka gutega amatwi yaba wa muhungu mwigana araza hano agahendahenda agashyira ku ruhande akabwira reka da avuga ko azaruhuka ari uko ibyo yarose byose abibonye ibaze umuntu warose ngo warabyaye ngo afite umwana w'imyaka ngo 10 niba ari 10 ngo afite ngo undi ngo afite ngo umugore ngo afite ngo mbese nibyo yibereyemo nanjye agenda kagiye kuzanyaca mbega inkuru mbi urumva ndimo ne yabuze amakawa ngo numve ko ubwanjye bwanjye bwajya kuki numva ntazi reka ngende basi umbwiye ko naje kumureba namusuhuzaga basi umva icyo akubwira ndamubwira gusa wenda nawe ugize amahirwe yo ko muhura cyangwa se naba ngiriye ubuntu wenda namuganiriza akabasha kunywa wenda namwe mwagira icyo mumfasha urebe n'abandi bana wenda mwari inshuti mwaganiraga wenda mbabwire bazareba icyo bamfasha ko ngiye maze kunanirwa umwana wanjye sinzi ikibazo afite inzozi zirampekuye reka ngende basi mvuze icyo ndenzaho buriya turakomeza tuvugane nzajya uza kureba wenda ariko uzamusanga hano cyangwa se sinzi ukomeza ugerageze telefoni wenda yagufata wowe wihangane nanjye narihanganye narabyakiriye usuhuze mama yego ndamusuhuza yego nushaka kugaruka uzagaruka uzindutse nka mu gitondo yego Biba bite? Sawa man. Hariya Yvan birarangiye neza wanze kutwumva. Wanze kumva ibyo mu mubwira, wanze kumva ibyo mubwira. Wangabanyije amagambo. Nk'ubu ngusanze nicaye hano urambaza iki? Nje mukuru wawe mugabanye amagambo. Wamaze. Mukuru wanjye se uze ni bangaye se cyangwa ni bangaye batagira bakuru ba. Ibintu mu makubwira wabyanze byo n'amatuma. Urashaka no mpamagara papa aba ari wizira muri ibi bibazo. Wamamagaye se. Papa aze mu bibazo nta kintu yangira nta nubwo yankanguriye. No mu nzozi mubwiza ukuri nari mfite papa urenze uriya rero nukaze kumuha umwana. Kandi ikindi ubuvuye mu buriri hariya sinzi impamvu buje kunzana iyo mikino yawe. Nta kintu mba navuganye nawe rero ujye undeka. Noneho tukureka ugumana abo bakuru bawe na baso tutazi. Yego. Mama arakubwira ntushaka gusubira ku ishuri. Asa arambwira iki? Ntabwo ushaka gusubira. Nyine arambwira iki? Ntabwo uzasubira ku ishuri. Nsubire kumara iki? Umaze iminsi ingana cyane mu rugo. Utegeye umaze wese iyo wamaze yose wowe kuri hano mu rugo. Wose ufite akazi, wose urakora. Ha, kazaza neza. Jesse. Karame. Uvuye shambuye kwa Yvan ariko nsanze ibyo ari birebire umwana mubi cyane kubera iki? ntabwo numvaga ko Yvan yahura n'ibintu nka biriya kandi ubizi subimbwira Ibiki se ushaka kuvuga kandi? Nasuguye wayije ko Yvan yabaye umusazi. Yvan yabaye umusazi? Ntabyo uzi. Ngiye mvuye ni mama w'inyibwiriye cyakora ndumiwe. Yvan yabaye umusazi? Kubana nawe uri umwana mubi cyane. Ninde se ubikubwiye ko Yvan yabaye umusazi? Ngiye mvuye kwa mama akambwira ko yirwe yirukanka abyuka akagenda ngo yararose ngo binambwiye uzukuru bimeze. Ntago Yvan yabaye umusazi Tracy. Nanze kubikubwira kugira ngo mama we. Nanze kubikubwira kugira ngo nagutesha umutwe. Yvan ntago yigeze aba umusazi. Ahubwo ukuntu ibintu bimeze kibanza utega amatwi ari kubanza wumva. Uzajya wisaza abone mu. Ega ntago numva ukuntu ni we namugutuma gahoro biziko dukundana ikibazo cyose yagira. Sinumva ko wakimenya ngo kimpishe. Washeze. Reka mubwire rero ukuntu ibintu bimeze. Sibyo? Yvan ngo yararyamye ngo ararota abantu ngo
ngo bari basaza be ngo harimo se harimo nyina nyine ibintu byinshi nk'ibyo urumva noneho ngo akangutse kuko yari yarambonye ngewe buri yari yarambonye ngo mu nzozi urumva aravuga reka njye gushakisha abo bantu ubwo Alan namubonye mu nzozi n'abandi bizarangira mbabonye none sumba nkubaze umuntu ujye gushaka abantu yarose urumva nta kindi kibazo kiyari afite usukuntu mama wahangayitse usukuntu yataye umutwe iyo tuganira ko mbona ari muzima ntabwo yasaza Yvan none se ubu wamundusha ngo tujye kumureba ntabwo Yvan ariko se watekereza ko Yvan ni umusheri wanjye ndamukunda mama warabimbwiye numva nanjye ngiye gusa numva ngiye kwiruka ku musozi nanjye ngo ngende mushakisha nihe mpamvu basi please mbwira ahantu tujye kumureba ibyawe nawe tuzaba tubiganiraho none se Yvan mpora mbimubwira urumva wakunda urumbwira ngo uramukumbuye nabyo ndabimubwira Yvan mbwira ko ntabwo wabimubwira ngo aratamvugishije kandi nkizi neza amakuru ufite gusa reka mubwire Yvan uzamubona reka banze yirukane se kuki wumva ko ndakwinginga ngo tujye kumureba ndebe uko ameze uziko mvuye iwawe none se Tracy subiza ko Yvan ari inshuti yanjye ntako ntagize buri munsi ndagenda buri munsi ndamubwira ntajya nyumva none se mureka ubwo abanza azenguruke nabona ibyo ashaka cyangwa akabibura azagaruka kwiga nukuri sinzi ko ndi bugere mu rugo ngo mbashe gusinzira ase watuze sinyibasha gutekereza ariko uzi umuntu mwigana ukumara iminsi ingana kutamubona muri class waretse kwisaza mu mutwe Tracy watuje ukareka kwisaza ntabwo we wabasha kubyumva gukorega ntabwo uri mu mutima wanjye ntabwo wabasha kubyumva cyane ntagariwe amahirwe se nayakurahe tuza rwose wigira ikibazo Yvan azagaruka sibyo wisara rwose ngewe ndi inshuti ye yagize ikibazo nabikubwira aramutse yarasaze nkuko ngo mama we yakubwiye nabikubwira kandege kuko ngiye n'amaguru nanapfira mu nzira kandi akamoto ntege turi kumwe Urukundo gusa sa Yvan ako umuntu usigaye unyita gute ko hano eko umwana nta kinya n'amenyo se ese mu kintu nyamukuru cya gitumye nicaza hano ngo twicare ukaneresha intebe hanze ngo urashaka ko tugana n'ingiki urabona ntacyo dufite twaganira se ese iki rero mubwire mwana wanjye uko Imana nabonaga ko izakubyaza umusaruro ndabona ndumbiye noneho ukandumbira mu bintu bidafite 12 ngo warose ngiye ahubwo ndi kureba nkabona utararose ahubwo shaka kuba baranakurosa ari gusa ikibazo kirihemo ubu nta kibazo gihari ntacyo mbona ubu nta kibazo ubona ikibazo kirihe nyine we kimbwira ikibazo gihari ubu nta kibazo gihari iyo wifata ukava mu ishuri mwana wanjye ukifata imisatsi ntugisokoza ibintu byose ndebera ngo wararose se mukuru wanjye yarangije urabona atapfuye usasa ari mu rugo nimba nawe yararangije isaha n'isaha bishobora kugira gutya agahamagarwa isaha n'isaha nanjye nzasubira mu ishuri cyangwa usuzugura kuko iso ntawe uhari akaba ariyo mpamvu unkorera ibyo ushaka kuko nta kuntu wambwira ngo wararose sibyo inzozi ziragufata zikugira utari we uhinduka gutyo ngo wararose ukamupfiriye ubusa ngo ni inzozi nimba atari uburozi mwana wanjye wambabariye koko ukareka kunyica urubozo nzubiguruzwa n'iki muri make mbere yawe kuva kera nta muntu utararotaga ubuse nindota nakwisha n'inyoko nzaza nkwica ese reka mvuze ngiye bundi igihe sindi kureba ikosa nakoze kuba icyo ndi gushaka ari ugushaka kumenya niba ko ibyambayeho bifite nawe bihuriye n'isi bihuriye se nehe nimba ari njye kubyara nkakubwira so ko hari ukaba uzi neza ko hari kurenga mu kwereka abo bagore wowe mu buzima bwawe ugeze ushaka umbwira ngo warose umugore ngo ugiye kuzashakisha umugore warose ngo warose ufite abana ngo ugiye kuzashaka abo bana bikagutesha umurongo rero nta kibazo bintwaye kandi n'ubundi warira utarira n'ubundi nzakomeza mbikora ntarira ariko kurira kwanjye ntacyo bigutwaye ntacyo bimbwiye
ntabwo ufite ikihe kibazo cy'ikisoma nta n'umuntu n'umwe ugikeneye kumva urimo kuvugana n'ibi bintu muri telefoni ubundi bumeze biti hasi wanditse sinakubwiye gahunda mfite mu gihe taracamo nyine ntabwo nta kindi kintu ngiye uri bumbaza saba muri telefone yanjye gahunda ufite buriya gahunda ufite wumva nicyo cyemezo wafashe noneho ubu njye namaze guhamagara so kuki namaze guhamagara so azi yumva ibibazo mfite singiye kuzaturika umutima hano ngasandara cyangwa shyira inguti yako umutwe nkiruka kuki uko nyine wumva icyo uhamagaye papa namuhamagaye nyine ubwo mpamagaye ngo mbabarumgize ukuri papa arinda ajya kuva hanze arazana asanga uri none se hanze ari gukora iki ntago ari gushakira mwebwe ubuzima bw'ejo hazaza none nimba ntambona ntabwo ufite bwamaze kumeneka naza mfashe kubuyora ese wende mubundi ikibazo mfitanye nawe ni ikihe nyamukuru nta kibazo dufite nyine mbwira ikibazo ufite ni iki iyo uryamye mu buriri gukarota wamara kurota ugahinduka nk'umusazi ishuri ukarivamo ugahinduka nk'umwe mu muhanda ngo usigaye wigenda ushakisha ngo ibyo waroze wowe kuva kuga none se tuvuge kuri Yesu ra kararotaga ibintu kabyuka bijya mu bikorwa hari ikintu nangije nigeze nkuvuga ko navuye mu ishuri none uri kujyayo ntese ko utajyayo si iminsi ngahe 3 maze najyayo nuko nyine ari rero ujya ku ishuri ntabwo wagendaga washokoje umeze neza reba ukuntu umeze cyangwa byihorera ubu se uyu munsi ni kuwa kangahe none se iminsi 3 nzajya nisanga ubu ngubu ejo nzajya ku ishuri wana ariko oya reka papa wawe aze ibibazo bikemuke kuko ngewe imbaraga zanjye nazari zirangiriye uranasuzugurukana bigaragaza mukuru wawe yaza ukamusuzugurukana n'umukubita nta muntu hano ukivuga none reka asaze muhangane na so kuko wenda twe nta mbaraga dufite mayi tumbonye ari kugituza njye nakubwiye ngo ndashaka kubanza amenye kuko ibintu narose ko harano bifite bihuriye n'iki n'ubuzima busanzwe kandi kuko barabanurega wasanga banahari abo bantu ntazi abo bantu swa tazi abo bantu mukuru wakubanjirije ku isa tazi ubundi wo kuri igicucu nibwo bwa mbere aho wabera mateka umva ngo umuntu ararota ubu dufata inzozi za hano siduhagarika amaraso none se ikintu kuba navuga ngo ngiye kugenda gushaka umuntu ko nta tike ngusaba nta kumerekeza ngusaba ikindi kintu ikibazo kiri hirya ku ishuri ubundi niyo ntabari kujya n'ubundi ishuri wari hanze we yagiye arirangije ntiyari n'andi mashuri atarangije so rero n'ubundi nzagenda niga ariko mana ikiranuka mana itanga ubugingo ahubwo wagiye uhuruza papa se ubu naza uramubwira ko iwa muhamagariye iki noneho nanjye nasaze nkuko nawe wasaze none se naza yego wenda bona warangije gusa niba azagera hano ejo akabona nashyizemo uniform nagiye uzamubwira ko niga gute kandi niga ku ishuri ubu uzashyiramo uniform byuko usokoza urashyiramo uniform ibyo warose berare bikuvuyemo noneho nimba ndo umusazi namwe nenya ko no umusazi Sura ubona atameze nk'ubaruza ahubwo nowe baruza ahubwo naza mfashe kukuvuza cyangwa kuguhonda abaje ko kwahamagaye papa ku izina ry'Imana namuhamagaye kuko ndabona nge ngutakaze se sawa nanjye nkubone se nkureba nanjye hari ibintu uzajya umbwira none nanjye nkakwikorera uretse none ujye unyihora use kunyihora birenze ukomeze uko nguko urashaka kunyihorera bimeze bite ukaze noneho wigize ufite imbaraga nyinshi ngewe namukuru ndabona watugize nk'ibivuzo bye nakamuye nawe naza nawe umukore nk'ibyo uri kudukora sibyo twiyange aranafunze koko mwana wanjye Imana imbabarira afunguke kuko ndabona ngiye kuguhomba
urabaretse asaze ngo yararose Oh, bonjour. Meze neza. Uramutse neza nanjye. Njye nabimerere neza. Abayitse mama. Akubona nta bibazo dufite. Nisi ibibazo ubundi kugira ngo bizashira mama. Reka ntukazaje hangayika ngo biguteshe umutwe. Ubu ntabwo uhangayitse se? Nisi umuhangayike nkora iki mama? Kubizi ko nyine ibibazo bihari. None se utumureka dutererere aho tumwihorere. Ariko yumva nazabyumva n'ubundi ayibone isura mu bibyo yigira. Uri roho nazabyumva. Azagira habyumva none se wawe. Nabonye ari nawe bikunaniye, mbona nanjye birananiye, mbona ntacyo gukora cyane bitamamagara papa wanyu. Iki? Kuri kubona namuhamagaye. Oya, ubuse ushaka kumbwira ko wahamagaye papa mama. Aho gutegura ni wowe ujya kumufata. Oya mama, ubuse ejo bundi nakubwiye ko nibuzi ko no kumubwiye ko niba wahamagaye papa ndi kumukanga, none ubu wanamuhamagaye mama. Ye namuhamagaye reka nkubwire. Aho kugira ngo dumbe umwana uzi ko atinya se, aho kugira ngo tumumbe tumureba, yaza akamanza akabikemura. Si ibibazo byari kuzarangira. Ntabwo ubu ubona birangira bite? Aho kugira ngo ajye ku ishuri imisatsi yakaraze, amakabutura arimo aragenda atwaye ekuteri mu matwi, ari guhungabunga imihanda bagiye gushaka ibyo yarose. Urabona dutafatiranye hakiri kare, tutamuhombye. Wari kumureka akikora ibyo yikora, ariko mu minsi mike ndabizi ko ari buzisubire. Ubone ko ibyo arimo nawe bidafite akamaro. Mbese ubu wahuruje papa ugiye kuva hanze koko azi muri ibibazo bidashinga bitabyina mama. Ave hanze ihute waje gukemura ibibazo biranga Yvan yari uritonda kamubwira ngo nari kumureka akajya yirwa yerera ngo bikazarangira. Erega umusaza atangirira hasi akazazamuka agatumbagira. Ese ubona ataramaze gusara wowe. Ariko nyine ntabwo byari gutuma uhuruza papa mama. Uko biri kose wihuse pe wari kumureka iminsi ngahe kuzasubira ku ishuri. Erega buriya nubwo ngiye ubona bizenda muganiriza nkabona hari ukuntu nyine azahinduka. Wahinduye iki? Ahubwo ko ari kumbona ibisazi bigenda biri gukura. Nyine wari kureka papa mama ntumuzi. Ntabwo namureka. Hanyuma yazaza agasanga ibibazo byarafashe indi ntera, namubwira ko ntabimubwiriye iki. Ko abana ari umugore n'umugabo, ubwo namubwira ko byarinze kugera muri urwo rwego. Ntaramuhamagaye ngo agire icyo abikoraho. Ese ubundi ubona Yvan uko yitwara papa we hari icyo ari bukoremo. Kumubona byararenze urugero none uko biteye ubwoba. Erega aramuti. Ahubwo witegura ushaka. Ahubwo tangira uhamagarane nawe. Ni wari ujye kumutora naho ubundi byo kumbera ngo nari ko. Nese muza kubwira ko ari buze ubundi ari mu nzira za cyangwa bakubwiye ko hari umunsi azazira. Usazaza ari mu nzira se. Amana ndi kubona ari kwitonda mama waho ubutse. Umva ntabwo naho gutsura n'umugabo wanjye kandi mwese na Yvan n'umwana wanjye nta kibazo agomba kubyiherera njye nyine mfite umugabo nazamfashe kubikemura. Urangiye cyagena namubwiye ko ndi buhamagare papa mu rwego rwo kumukanga ndebe ko yahinduka. None ko wabimubwiye yarahindutse ahubwo sibwo yasaze. Ubuse ubu ko wahamagara. Uyu ni umunsi wakanga atajya ku ishuri. Nese wowe nyine kuzi ko njye nawe dufatanyije kuki uhamagaye papa utanambwiye ngo turebe ikindi niba hari ikindi twakoramo. Ariko ntazi wahuruza papa nahamagaye n'umugabo wanjye agomba kuza kumfasha kumenya ibibazo by'urugo. Hari ikibazo ufite? Si umugabo wanjye nahamagaye. Aha. Yo kumufata se. Ndajyayo kumubona hamagaye n'umugabo wanjye ibibazo ufite n'iby'umwana we twabyaranye nta kosa nakoze. Ngo nitegure njye ryari. Naza ndakubwira. Sawa. It is fresh one. Nsigaye ntinya kongera kuryama usinzira ngo ntarote inzozi nk'izo narose. Ubundi se bigeze hehe byawe? Wabyihorera ni mpamvu ndi bubi se umuntu ndipangira gahunda yo kwaki mwana buriya buzima ubundi mba ndi muri buriya buzima neza. Kuba nishimye gusa igihe urote inzozi bwacye mu gitondo gatokesha ariko zirazo zari danje. Mvaga nakwigumirayo. Ubuse iminsi umaze byirukamo ugeze ku kindi burara. Ngiye ubundi ntegereje kureba outcomes y'ibi bintu. Uri gutaha umwanya muri gushaka hajye mu inzozi.
byihorera nabo banyohereza ibi message ngo bya Noheli nziza abo se mpamvu nkubwira bro utabeshye ugeze umva mu muvugana na papa shasi ntabwo gusa muri iyi minsi baravugana cyane ntabwo babura kuvugana wenda hoya ntabwo ari ibyo ngibyo nyine wumva yuko papa avuga ngo agiye kuza wumva bari ukagenda ukamfasha ukumvisha mu wanjye ko nta birenze birimo niba ari n'ishuri ejo n'ubundi ko nzasubira ku ishuri nkiga ikindi kibazo gihari ngo ari uko ngo nurize ubundi mama ko nta hantu hafite ahuriye na biriya bintu ubundi yanditse ese ubundi wowe uhuriye na ibyo Yvan inzozi nizo zagutesha umutwe wanze kujya ku ishuri burivuyemo neza ngo uri kwiruka ku nzozi numaze iminsi ine niba atari basi bwari mu buzima nkorera ikintu cy'abajama mbabarire urumva mbabarire unyumvishirize mbere reka guhamagara Yvan ko numva se wisamye wasandaye yamaze kumuhamagara kare ubu papa ubu arimo araza aho umuganya saa kumara arandengana agiye kumutora niko mama ambwiye ubundi se uri kurinda bambwira gutyo sinaguye nayenze ntiwanze uretse urabeshya papa ngo afashe indege yaje aranyifatiye na mama shara ndareba ibyo uri buvugane na papa aranyica ngira ngo uramuzi neza ubundi ibi ngibi byose ni wowe ubyiteye gute se byonyine kuba uhagurukije papa akaza ntacyo aje gukora njyewe mbifata nkaho ntacyo aje gukora byonyine ni umujinya wa mbere umuteye none icya kabiri ndashaka kumva noneho aho uri buhere umubwira ikintu cyakuvanye ku ishuri akoze ubundi n'iki cyamvanye ku ishuri ujye wasanga amakaye yanjye atariyo ujye wasanga izina ryanjye ritari mu zo mu banyeshuri biga muri kiriya kigo njyewe noneho ntabwo meze neza ndarwaye impamvu najya ku ishuri nuko ndwaye umuntu urwaye ariga ibyo bintu byawe narabirambiwe Imana narambiwe kubyumva kabisa wazaga none ko mva papa yaje byarangiye birenzagiye nibyo bizagukoraho nakugira inama nka mukuru wawe wamukuyemo mama arakubwira ntushaka umwumva noneho papa reka zimwihangane sigaye ntabwo ndi kubyumva wanjye aha bro yo meze fresh man ko mbona utekereza utuntu twinshi bana cyangwa gutekereza nyine man sinakubwiye ibintu mazemo iminsi afite gutekereza neza nkakurura ko mbona mani wabaye umuntu uri stress byatari warahangayitse sinzi ikibazo usigaye ufite none ngo warose nayo umukeraho ariko nabi kabisa ariko giye buri hari ikintu ndi kwibaza ese na n'ubu uracyari seriye mani ntabwo ushaka kugaruka ku ishuri mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe